Yesu nashimwe cyane. Nkuko ejo nari nabitangaje mu gice cya mbere tuvuga ku bintu bya karande, navuze ko ngiye kubivugaho cyane ndetse nkashaka n'ibyanditswe bisobanura mu buryo bwumvikana. Usanga abantu benshi tugendera mu kigare, mu nsengere, karande zimere nabi, ariko mu by'ukuri adasobanukiye si ibintu bya karande koko bibaho. Ese umuti wabyo ni uwuhe? Ejo ngene navuze ndaza kubyinjiramo deep twifashishije ibyanditswe byera ndetse n'ingero zitandukanye, turebe koko ese karande urayifite cyangwa ni ikigare cyangwa ni imyuka y'abarozi bakuroga ukavuga ngo ni karande zo mu miryango y'iwanyu. Karande turaza kumenya icyo ari cyo mu isi y'umwuka, kandi tumenye insinzi n'uburyo umuntu yatandukanya nazo, tumenye n'abo zagizeho ingaruka, kandi ari abakozi Imana, ari abantu basenga. Imana dufashe cyane. Uwiteka Mana, turagushimye kuduhaye umunsi mwiza w'umugisha. Ibi ntabwo twabivuga tutari mu mwuka kandi tutayobowe n'ijambo ryawe. Ndinginga umwuka wera kugira ngo abe we uza kunyobora kandi mvuge iby'umwuka Imana ambwiye kuvuga. Bisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka wera. Ndasengera uyu mwene Data turi kumwe uyu munsi muri iri jambo ry'Imana ndetse n'isengesho, ndakwinginze kugira ngo umugire imbabazi, kandi ubwo agenda yumva aya magambo aba ariko agenda ahanagurwaho inzandiko zose zimurega z'ibyaha, kandi abiheshejwe n'amaraso Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Bakozi Imana bene Data, ndagira ngo tube clear kuri ibi bintu kandi dufungura amatwi yacu munsi y'umwuka. Ubundi karande ni iminyururu, ni imigozi ariko y'ubugome ishobora kuba yakurikirana umuntu mu buzima bwe bwose ndetse n'ahantu hose agiye. Arashobora gutega indege nayo igatega indege, ahantu hose agiye iyi minyururu y'umwijima igira gute? Iramukurikirana. Iyi myuka ibigamije iki? Kubuza umuntu umugisha we, ntabone umugisha wuzuye mu buzima bwe. Rimwe na rimwe iyi myuka ikagamburuza ibintu byo mu mwuka, nabyo ikabiboroka nibe byagira gute? Byagera kure. Mbega ubusabane bwawe hagati y'Imana bukagera buba bukeya, bukagera bubangamirwa n'iyi minyururu cyangwa se izi mbaraga za karande, ikakurinda cyangwa se ikabuza ineza y'Imana kukugeraho, kubera ko iteka ryose arigeze turi abantu mu byaha bakazibira imigisha y'Imana, bakagira ubugome. Haleluya. Imyuka ya karande cyangwa se imigozi ya karande usanga ihinduka ibigeragezo byirukanka ku muntu aho ariho hose, aho yakwimukira hose ugasanga iyi minyururu irakomeza kujya gute? Kumwirukankaho. Nk'uko Gutegeka kwa 2:28 havuga ngo ibiti byawe byose n'imyaka yo ku butaka bwawe inzige zizabyigabiza. 43 umunyamahanga uri hagati muri mwe azajya yunguka gusumba, azajya yunguka kugusumba, nawe uzahora usubira hasi. Urumva karande? 44 azakuguriza nawe yo kumuguriza, niwe uzaba umutwe nawe ube umurizo. Izi ni ingaruka zo kutumvira Imana yabwiraga Abisirayeli ko nibatumvira Imana hari karande zizabageraho. Nibajya mu bintu by'ubupfumu byo gucisha abahungu n'abakobwa babo mu miriro, ibintu byo kuraguza, gusenya ibishushanyo, kuroga n'ibiki byose, ngo umunyamahanga uzaburi hagati muri bo niwe uzakomera kubasumba, bazahora basubira inyuma, bahore bahomba, bahore bakena, ngo umunyamahanga azajya baguriza ariko nta bushobozi bazijya babona bwo ko bagira gute? Bamuguriza. Ngo bazaba hasi ahubwo abara bajya gute? Bamumuriza. Imana ibabwira ko nibajya mu byaha byo kusega ibishushanyo n'ibiki byose bizababaho, kandi koko basenze ibishushanyo, iyi mivumo yose ijya gute? Ibasha kuba yabageraho. Ngizo karande rero. Ikintu gikuru dukwiye kuba twamenya, ni bande muri Bibiliya mu by'ukuri bagizweho n'ingaruka za karande, tutarakomeza wenda kugira ngo tubashe kuba twasobanukirwa ese karande ubundi ni iki. Umuntu wa mbere uza kwisonga n'umuntu witwa Aburahamu na Isaka ndetse na Yakobo. Aburahamu yabeshye umwami cyangwa se umwami Abimeleki
avuga ko Sara ngo ari mushiki we kugira ngo nyine adapfa batamwica bamuhoye umugore we mwiza. Arabeshya. Tubibona mu itangiro 12:10, itangiro 20:26 kugeza kuri 10, itangiro 27:19-24. Umuhungu we witwa Isaka nawe akora ikintu kimeze nk'icyo se yagize gute yakoze. Nawe arabeshya, avuga ko Rebeka ari mushiki we, nk'uko papa we Aburahamu yabeshye avuga ko umugore we Sara ari mushiki we. None n'umuhungu we Isaka nawe arabeshye avuze ko Rebeka ari mushiki we. Biragenda bya no kuri Yakobo umwana wa Isaka umwuzukuru wa Aburahamu, nawe arabeshya abeshya se. None baramubwira ngo ngewe ndinde ndi umwana wawe Esawu, mpumugisha papa. Birangira yibye umugisha wa Esawu. Icyaha cyo kubeshya cyatangijwe nandi na Aburahamu mu muryango, gifata Isaka, gifata Yakobo. Umwuka wo kubeshya, umwuka wo kwiyoberanya, umwuka w'uburyarya ufata urugo ndetse n'igisekuruza cya Aburahamu, bihinduka karande y'umuryango. Buri muntu wese ajya agira ingaruka z'iki cyaha cyo kubeshya, kugeza igihe Imana yahinduye Yakobo, imuhindurira izina. Iravuga ngo Yakobo we ntukitwa Yakobo, aho wiswe Isiraheli. Ngo Imana ngo imukora ku mutwe w'inyonga ry'itako, ngo agenda acumbagira. Imana imukora deliverance, kugeza igihe Imana imuhindurira izina, irandura umwuka wo kubeshya ndetse n'uburiganya watangijwe nande na Aburahamu. Aburahamu yarasengaga cyangwa ntabwo yasengaga? Gusa arabeshya. Isaka biramufata, umwana we Yakobo biramufata, bigeraho yiba umugisha wa mukuru we Esawu. Kugeza igihe Imana imukoye deliverance, Imana igira gute? Imana ibasha guhindura izina ryande, izina rya Yakobo imwita Isiraheli. Igihe yarabaga ijoro ryose arimo gusenga akirana na marayika. Gusenga bikoraho karande, amasengesho ya nijoro akoraho iki? Akoraho karande z'umwijima. Ndizera ko turi seriye, turimo turumva ibi bintu, sibyo? Turi seriye. Itangiro 12:10, itangiriro 26:6, itangiriro 27:19. Tubabona inkuru zo kubeshya za Aburahamu, Isaka ndetse n'umwuzukuru wabo Yakobo. Tukabona Imana irangiza deliverance yo guca uyu mwuka, imuhindurira iki? Izina. Ari ijoro ryose arimo gusenga iki? Imana. Amasengesho gusenga Imana. Yakobo abwira Imana, abwira ngo sinkurekura utamaye umugisha, ndagufata paka. Turaza gusenga dusoza. Ndagufata paka, sinkurekura utampindura izina, nshaka ko unkuramo karande. Uzi ko Yakobo ariko aragira imikumbi, nimba ari ya sebukwe, nimba ari sebukwe Tera, nimba ari sebukwe Tera. Uzi ko ngo yagiye amwemerera ibihembo bikarangira amwiganyije ntabimuhe kubera karande. Uzi ko yakoreye umugore imyaka 14, agomba kumukorera imyaka kubera umwuka w'uburiganya wari ukurinde kuri Yakobo, karande. Undi muntu wa kabiri ni Dawidi n'urubyaro rwe cyangwa se n'abana be. Urumva Dawidi yatangije icyaha cy'ubusambanyi mu rwandiko rwa kabiri rwa Samweli 11, sibyo? Abona umugore arimo koga muri dushe umusirikare we yari ku rugamba. Dawidi ngabona umugore arimo ariyuhagira, asohotse muri dushe, hanyuma rero aramubenguka. Ubwo nyine yarabonye kwa kundi bitega udusume, ibintu nk'ibyo, yumva aramwifuje. Arangira avuga ati ariko uriya mugore ni uwande? Avuga ati uriya mugore ni uwa Uriya w'umuheti. Umusirikare ati mugere mumuzanire. Aragenda baramuzanira, aramusambanya, yewe agira n'umwaka ahita amutera inda aho ngaho. Hashize iminsi, urumva umugabo we yagiye mu gisirikare, hashize iminsi aramubwira ngo rero ndatwite. Dawidi yibaza ukuntu bizagenda, umusirikare azatagasanga umugore atwite kandi atarahari. Nuko Dawidi ahimba amayeri, aravuga ati rero saso mugende mubwire Uriya umuheti atahe mu rugo rwe. Baranyamuga ngo nataye bamuha ikibari cyo gutaha, ariko yibaza impamvu amubwiye gutaha.
arangije ataha ku mugore we bibi by'ubusa, aramubwira ati nasubire ku rugamba umushyire imbere, kuko iyo umuntu ari ku rugamba akajya mu by'imibonano mpuzabitsina baramurasa birangira bamubwira ati mumushyire imbere muze kumurasa bamwice. Birangira Dawidi abigezeho uriya w'umuheti aramwicisha nyuma yo gusambanya umugore we akanamutera inda. Icyo cyakoze Imana imutuma umuhanuzi Natani amubwira ngo ndakubwiza ukuri icyo kintu ukoze inkota ntizava mu rugo rwawe Dawidi we, ndakubarira icyaha cyawe ariko inkota ntizava mu rugo rwawe. Mu yandi magambo karande ntabwo izajya gute izava mu rugo rwawe hatabayeho gucungurwa, hatabayeho haleluya igitambo gikuraho ibyo bintu, hatabayeho gucungurwa n'amaraso y'Yesu Kristo, iyo karande ntabwo izava mu rugo rwawe. Uzi ikintu cy'ubusambanyi cyakoreye Dawidi? Umuhungu witwa Amunoni yasambanyije uwitwa Tamari mushiki we bavundimwe, sister and brother, kandi Imana yari yabujije bari kuva muri Egiputa, irabwira ngo ntazajya ugira gute usambanya uryamana na mushiki we cyangwa se w'abantu. Ariko Dawidi icyaha cy'ubusambanyi yakoze, iyi karande yazanye mu muryango ituma umwana we w'umuhungu asambanya mushiki we, kandi biba Dawidi atari yapfa, bibera mu maso yiwe. Sibyo inkota biraje, cya cyaha cy'ubusambanyi Imana yise kimwereka, ya karande biraje ubusambanyi. Noneho ya nkota yikishije mu Uriya rero sasa Abusalomo undi muhungu wa Dawidi yica murumuna we rero Amunoni, wandi wasambanyije mushiki Amunoni, kandi amwica ikubagaho amuziza cya cyaha yakoreye mushiki wabo. Ibyo birarangiza Abusalomo arwanya se kugeza igihe se papa we yahunze i Yerusalemu, nubwo nyuma yo gusubira ku bwami ariko yarahunze ahunga umuhungu kubera icyaha cyari cyaje mu muryango wa Aburahamu wa Dawidi, ari ukizanye abenga ku mugore w'abandi bwo kwiyuhagira umwuka w'ubusambanyi, kwangana, ubwicanyi uzenguruka umuryango wa Dawidi, kugeza igihe Dawidi yihaniye nabwo birakomeza biraza kugeza Yesu Kristo abacunguye. Uzasome Zaburi ya 51 Dawidi niho yarimo yihana. Zaburi ya Dawidi 51 Dawidi bigaragara arimo yihana, arimo kurira. Bakoze Imana bene data, ngize karande, ngiye imivumo, wumvishe ukuntu icyaha Dawidi yazanye cy'ubusambanyi cyafashe umuhungu we agasambanya mushiki we, gigafata umuhungu akica murumuna we. Umva akaturuvaye kaza hehe mu miryango. Imana yavuze ati sureba utumya uhaye abanzi w'Uwiteka kumutuka. Abanzi w'Uwiteka ni abadayimoni, nibo bakoraga ibi bintu mu miryango, kubera ko handitswe ko tabo cyo kuva 20 murabana gucyanirwa kwa base ageza kubuzukuru n'abuzukuza n'umuvivi bw'abanyanga. Ariko abantu bitondera ijambo ryanjye nibihe ibihumbi. Imana dufashe cyane, haleluya. Undi muntu uza ku isonga rya gatatu n'umugabo witwa Gehazi, yafite karande y'inda n'urusambo. Karande y'inda na Yesu ziraherega urusambo, ariko rwa kabiri rw'abami 5:20-27. Gehazi murabibuka yakurikiranye Namani uriya Musiriya, uriya mwami Musiri, uriya mwami warongwaye ibibembe, aza kureba Eliya, aramubwira ngo genda rero Eliya ni Elisa, Eliya genda widubike mu mazi wiyohagire inshuro 7 uraza gukira. Aragenda arabikora. Umwami akimara kubambwa ati rero akiri ituro, kuko yari yabanje gusuzugura izina ry'Uwiteka. Eliya araryanga, aravuga ati biragatsindwa rigumane. Yari yabanje gusuzugura, avuga ati ubundi yuza kundabika ibiganza sinari gukira, utambye gukora iki niki. Amuhaye ituro araryanga, aravuga ati gumana ibyawe. Hanyuma rero Gehazi umugaragu wa Eliya ariruka ati databuja Eliya arambwiye ngo uzana iryo turo ngo agize abashyitsi, ibintu nk'ibyo aramubeshya, ararimuha. Imana uzi ikintu yavuze, ivugiye muri Eliya. Imana yisimuhana iramubwira ngo
ibibembe bya Namani bizagukurikirana wowe n'urubyaro rwawe. Karande y'imivumo y'uburwayi bw'ibibembe ibifasha umuryango wa Gehazi kugeza no ku rubyaro rwe. Ni umuntu umwe ukoze icyaha, ariko abana be n'igisekuruza cye bibagizeho ingaruka, kugeza igihe bazihanira amaraso Yesu Kristo akababohora. Wumvishe ukuntu karande yinjira mu miryango. Naho ubundi tugiye tuvuga ngo karande tutazi uburyo zinjira, byayoroshye cyane. Ni umuntu umwe utangiza ikintu kiri mu muryango kirakaza Imana, kikaba cyakomeza kigakurikirana famiye. Umuntu umwe arikora akajya mu Buganda, akajya muri Tanzania, akajya gucisha amahembe, agatangira kuroga, agatangira kuragura, agatangira gusenga ibigirwamana. Abana be n'imiryango ye bikabakurikirana, kuko yakoze ibintu byangwa n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Bagahora baba hasi, bagahora basubira inyuma, bagahora bananizwa mu by'umwuka, mu byo kwizera, bagahora mu byaha, bagatwara inda, bakagira gute, mbega bikaba akavu n'agatobero. Bikozwe n'iki? N'umuntu umwe muri famiye. Jya nkunda gusengera abantu, dayimoni zikavuga ngo ndi sekuru wapfuye, ndi sekuru nari umupfumu, nagiraga gutya na gutya. Nizo bita karande. Imana ihana Gehazi amubwira ngo sureba ibibembe bya Namani dore bigiye kukomaho mu muryango w'iteka ryose n'abana bawe. Umwana akavuka wa Gehazi akavuka arwaye ibintu mu maso by'ibibembe, abantu bamutinya bamwishisha, kubera se Gehazi wagaragaje inda no kubeshya, akarya ibintu Imana itashatse ko arya. Umwuzukuru akavuka afite ibibembe, umwuzukuruza akavuka afite ibibembe. Abuzukuruza barazira iki? Abana barazira iki? Barazira amaraso yakoze icyaha. Izi nizo bita curses, spiritual families, cyangwa se imyuka mu miryango. Undi muntu uza ku isonga ni uwitwa Eli, umutambyi Eli ndetse n'urubyaro rwe. Rwandiko rwa mbere rwa Samweli 2:12 ugakomeza. Abahungu ba Eli bakoraga ibintu byangwa n'Uwiteka ndetse no mu rusengero, bagasambanya abagore baje gusenga, baje gutamba ibitambo, bakabasambanya, bakarya n'ibitambo kandi bitemewe ko babirya. Imana ivuma umuryango wa Eli, avuga ngo nari naravuze ko muzabatambyi, muzabakozi Imana mu miryango yanyu, mukaba abasaserodoti, mukaba abatambyi iteka ryose, ariko ndabihinduye, ntihakagire n'umuntu n'umwe umbera umutambyi, umbera umukozi Imana mu muryango wanyu. Mbega umuryango wa Eli uhinduka ikivume, kandi barapfa bose, barashira, barakenyuka. No kujya mu zabukuru buriya byahise biza, ntawe wongeye kujya mu zabukuru, barakenyutse kubera abahungu ba Eli. Ubwo mbega karande yatangiriye ku bahungu ba Eli. Reka twihute. Abayahudi, ariko ubwo tukiri kuba umuryango wa Eli, ntawongeye kuba umukozi w'Imana mu muryango wa Eli, bose bahindutse abapagani kubera icyaha cy'abahungu ba Eli. Basambanyaga abagore baje gusenga mu rusengero. Ese n'uyu munsi biracyahari? Hari abagisambanira mu rusengero, bagisambanira mu bintu by'Imana. Byose njya kubyinjiramo cyane. Abayahudi muri rusange, Abisiraheli, bari bafite umwuka w'ubwicanyi no guhemuka ku Mana. Bicaga abahanuzi, bicaga abatambyi, bicaga abantu b'Imana. Abahanuzi barabicaga. Yidose ni Matayo 23:29 tubabona amagambo Yesu avuga ati rwose muri murakora nk'ibyo ababyeyi banyu bakoraga. Bicaga abahanuzi, bakica, bakagira gute. Murabyuka ko na Yesu bashatse kumwica. Bari bafite karande y'ubwicanyi yo kwica abakozi Imana, yo kwica abahanuzi. Avuga ati ubwo buhemu bwanyu, iyo karande y'ababyeyi banyu ikurikirana abuzukuru, igakurikirana abana, bakica abahanuzi. Yesu avuga ati nta wundi muntu wagira gute wabakura icyo cyuka, kereka munyakire mukanyemera uwo mwuka w'ubwicanyi, izo karande zikaba zabavaho. Ni njyewe wabasha kubahanaguraho ibyo bintu. Haleluya. Urwandiko rwa kabiri rwa Tesalonike rw'Abakolosayi, urwandiko rw'Abakolosayi 2:14-15 ngo yahanaguye izandiko ziturega imbogamizi
inzandiko zaturegaga ngo izibamba ku musaraba, imaze kunyaga abatwari n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro. Haleluya! Ni Yesu watukuraho izi nzandiko ziturega akazibamba ku musaraba. Reka dukomeze. Karandi ishaka gukurikirana umuntu kuko ni amasezerano nyine y'umwijima, ni amasezerano agenda mu maraso y'ibintu byakozwe kera cyangwa se ibyaha byakozwe kera nk'uko twabibonye. Nubwo utigeze ukorana imbaraga z'umwijima, nubwo utigeze ukora ibyaha, ariko ababyeyi bawe ngo twagiye tubibona, abantu bakuru mu miryango y'iwanyu bakoze amasezerano cyangwa se bakora ibyaha, bakora indahiro, bashyiraho imihango mibi, babikoranye n'imbaraga z'umwijima, bakoze icyaha nk'uko twagiye tubibona. Ibyo byose birashobora kugira ingaruka ku mwana, bikagira ingaruka ku mwuzukuru, bikagira ingaruka ku mwuzukuruza. Kuva 25 Imana ati njyewe Uwiteka Imana ngahana abana babo ibyaha by'ababyeyi babo byabase kugeza ku rubyaro rwabo rwa 3 ndetse n'urwa 4. Murabana gucyanirwa kwa base nugeza ku buzukuru, abuzukuza n'umuvivi. Urumva ukuntu Imana bigenda. Ibi rero ni automatique birikora mu isi y'umwuka. Satani arabikurikirana nyine akamenya ngo uzateza imivumo kugeza ku bana bane. Imana dufashe cyane. Haleluya! Imivumo rero, uburozi, ibyo kujya ku bapfumo, ibyaha bikomeye Imana yanga, umuntu wabikoze mbere mu miryango y'iwanyu ashobora kubizana ku bana, ku buzukuru ndetse n'abuzukuruza, iyo hatabaye kumenya Imana no gusobanukirwa ibyo bintu. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 8. Haleluya! 8 katurebe tuhasome. Avuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:32. Katwasome mu izina rya Yesu. 3:2 namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. 3:1 nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguba mu ijambo ryanjye muzabigishwa banyina nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Numenya rero ukuri, turimo turavuga ukuntu biba byaragenze, kubatuka biroroshye kuko Umwami Yesu ntubashe kukubatura. Haleluya! Imana dufashe cyane, Imana itugire neza, Imana itugwanirire. Tugiye gusenga Imana mu kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ingaruka z'ibyaha by'ababyeyi bacu kujya mu mivumo na karande, hari igihe bishobora kuba byatujyaho ingaruka, ariko umuti uko umuntu abohoka, ikintu cya mbere ni ukomera nka Nehemiya watuye ibyaha by'abasekuruza. Niwe n'abazaki n'abadanyiri barabikoze, ukatura ukihana, ugasaba Imana imbabazi ku bwabo. Niba waba utazi ibyo ababyeyi bawe bakoze, ariko ugomba kwihana, ukabihanira, ukabwira Imana ngo Mana mbabarira ibyaha bakoze. Tujye gusenga mu kanya, turaje twigana amasengesho y'uburyo ushobora kwihana kandi bigakunda. Ukiyambaza amaraso ya Yesu. Amaraso ya Yesu atema imigozi ya karande, atema amasezerano ya kera. Uzasome Abaheburayo 9:14 uzayasanga. Ikindi kintu gikomeye tugiye kwigana mu kanya ni ukuvuga amagambo yo kwiyambura imivumo mu izina rya Yesu. Kumenya amagambo ukwiye kuba wakwatura wavuga mu gihe uri kwiyambura imivumo, aho niho ruzingiye. Abarozi baturusha kumenya amagambo, abapfumu baturusha kumenya amagambo, bazi kuyatura, bazi gutongera. Natwe turaje tuyige uburyo dushobora gusohoka muri iyo migozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikindi kintu gikomeye, gusenga amasengesho ya deliverance, kwibohora, self deliverance, gusenya amasezerano y'umwijima n'imbaraga za karande, ugenda ubyatura ubivuga. Tugiye kubona mu kanya. Ubundi ugakomeza mu ijambo ry'Imana ndetse no gukorera Imana, ukamenya ko Abagalatiya 3:13-14 ejo twarahabonye Kristo aducunguye ku mivumo
y'amategeko ahinduka umuvumo ku bwacu, kuko byarezwe ngo havamo umuntu ujya hehe ku musaraba cyangwa se umanuka ku giti. Nta karande rero, nta mbaraga z'umwijima ishobora kuza kugiraho ububasha iteka yose mu gihe wamenye Kristo, umwana w'intama w'Imana nzima, mu gihe haleluya wamenye Imana. Reka dusenge. Tugiye kurebera hamwe amagambo ushobora kuba wavuga buri munsi, muzabwira buri munsi cyangwa se mu gihe ateguye amasengesho yo kwiyambura buri mivumo igiye itandukanye, sibyo? Ngiye kubaha ingero z'amasengesho 7 cyangwa se ibintu 7 bikunda kwata abantu cyane, bishobora gutuma umuntu aba mu bucakara bwa Satani, ariko amagambo ashobora gusenya ibyo bintu 7 ngiye kubabwira. Icya mbere ni ukwiyambura imivumo y'abakurambere. Biboneka mu Kuva 5:6 nk'uko nababwiye, guhora abana gucyarwa kwa base, abuzukuru n'abuzukuruza. Ukavuga ati njyewe kanaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndavuga ko nta mivumo y'abakurambere izongera kugira ububasha ku buzima bwanjye. Ndamenyesha ikuzimu, ijuru ndetse n'isi ko amaraso Yesu Kristo yancunguye. Amaraso Yesu Kristo yandenganuye mu mivumo yose ikomoka mu muryango navutsemo. Mu izina rya Yesu ndahamya ko, ndavuga ko uhereye umunsi imivumo yo mu muryango navutsemo itagifite ububasha ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu, amen. Iyo sengesho ukarisenga, sibyo? Iryo sengesho gute? Iyo sengesho ukarisenga buri munsi mu gihe urimo kujya gute kwirukana za mbaraga za karande. Ushobora kubikora ufashe ku mukondo wawe nk'ikimenyetso cy'uruhererekane rwo mu maraso, cyangwa mbasubiriremo mugenda mubivuga nacyo. Reka mbasubiremo mugenda mubivuga kugira ngo wenda bininje mu mutwe, ariko uzajya ukora amasengesho ari mu muryango umwe n'ayangaya. Niba utavuga aya magambo wenda ngo ujye kuyandika, ariko ukamenya ese amagambo umuntu akoresha asenya karande ni ayahe. Ngaho reka tuyasengane. Uvuga ati njyewe Gakuru Fabrice mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndavuga ko nta mivumo izongera kugira ububasha ku buzima bwanjye. Ndamenyesha ikuzimu, ndamenyesha abatuye isi, ndamenyesha ibyarwanyaga mu isi y'umwuka ko amaraso Yesu Kristo wapfuye akazuka ariyo yancunguye kandi akandenganura ku mivumo yose ikomoka mu muryango navutsemo. Ndavuga ko nta mivumo izongera kunkurikirana uhereye umunsi, mu izina rya Yesu, amen. Ahangaha ugenda uvugamo ya mivumo wowe uzi, yaba ari iy'ubukene, yo kurwaragurika, y'ubusambanyi, yo kutubaka ingo. Ugasanga mu miryango bose nta muntu ushobora kuba yarambana n'umugabo cyangwa umugore we. Ugenda ubivugamo rero iyo mivumo mu gihe uri gusenga. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri, kwiyambura imivumo y'ubusambanyi cyangwa se ko wenda imiryango yawe yaragiranye ubusabane n'ibintu by'imyuka mibi. Bigaragara mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 6:15 kugeza kuri 17. Mu izina rya Yesu nciye imihango yose yo mu mwuka yakozwe n'abantu. Mu izina rya Yesu abagiranye ubusabane n'imyuka mibi mu muryango w'iwacu nditandukanya nabyo. Nanjye abo nagiranye ubusabane nabo butari ubwo mu bugingo nditandukanya nabyo mu izina rya Yesu. Amasezerano yose yo mu mubiri wanjye yagize ingaruka mu isi yanjye y'umwuka arahagaritswe mu izina rya Yesu. Umubiri wanjye n'umwuka wanjye ni urusengero rwa Kristo. Amasezerano yose y'ubusambanyi,
amasezerano yose yo gusenga Satani ndayahagarika kakuzagajya mu izina rya Yesu. Abo nasenganye nabo, abansengeye bakoranye n'ubusabane bwa Satani, ndiyambura imivumo banshizeho, ndiyambura amasezerano yose mabi naba narakiriye icyo gihe mu izina rya Yesu. Amen. Impamvu mbivuze nuko hari igihe n'abantu badusengera, kuko insengero nyinshi zikorana na Satani zirahari hano mu isi. Hari igihe rero uba utarira muri urwo rusengero ariko ari urwa Satani, ukagira amasezerano y'umwijima ukorana nayo. Nubimenya rero uzajya ukora amasengesho yo kwitandukanya n'abantu bihisha mu gisate cya Satani, bashobora kuba bagushyiraho karande cyangwa se imivumo. Ikindi, kwiyambura imivumo y'uburozi cyangwa se imihango y'umwijima, numva ko nacyo kirazana. Abaroma 8:1-2 uvuga ngo mu izina rya Yesu niko uzajya uvuga, nciye imihango yose y'uburozi, imihango ya karande n'amasengesho y'ubugome nasengewe yakorewe ku buzima bwanjye cyangwa se umuryango wanjye, mu izina rya Yesu yose ndayaciye. Ndahamya ko umwuka w'ubugingo undimo ukomoka kuri Kristo Yesu, kandi uwo mwuka undenganure, umuri w'amategeko y'urupfu n'amategeko y'umwijima, mu izina rya Yesu. Reka twihute. Kwiyambura imivumo yo kudatera imbere, ubukene n'imyuka izana inzitizi cyangwa se kubangamira ubuzima bwacu. Guteka kwa 2:8-12-13. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu nciye umuvumo wo guhomba, wo gusubizwa inyuma, umuvumo w'ubukene, kudatera imbere, mu izina rya Yesu ndawiyambuye, muciye ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu. Vuga ngo amaguru yanjye, ahangaho ubiyakoraho, amaguru yanjye azagenda mu nzira z'imigisha, mu nzira z'amahoro. Amaboko yanjye azakorera imigisha, azakorera ibintu binteza imbere, mu izina rya Yesu Kristo. Umutima wanjye uragira amahoro, ndi umukire, ndi umutware, ndi umuntu udasanzwe, ndi umutsinzi, ndi umukoresha, sindi umugaragu, ndi hejuru, sindi hasi, mu izina rya Yesu Kristo. Abana banjye bazagira umugisha, ikibo mvugiramo kizahinduka umugisha. Nzaba hejuru, sinzaba hasi, nzaba umutwe, sinzaba umurizo. Ibyo nzakora byose bizahinduka umugisha, mu izina rya Yesu. Uvuga ngo imyuka mibi yose yanzitiraga ngatuma natera imbere, ndayisiga muri risengesho, ndayiyambuye mu izina rya Yesu. Amen. Ikindi, kwiyambura imivumo cyangwa se amagambo yavuzwe n'abantu. Ese hari amagambo bakuvuzeho barakubabaza? Mu Migani 26:2 uzabivuga ngo mu izina rya Yesu amagambo yose yamvuzweho kugira ngo mpinduke ikivume, cyangwa se angirire nabi, cyangwa se afunge imigisha yanjye, ndayavunaguye ubu nyine mu izina rya Yesu. Ndayihakanye mu izina rya Yesu. Ntangaje ko nta jambo ry'umwijima rigifite ububasha ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Amagambo y'Imana, amasezerano y'Imana niyo agomba gusohora ku buzima bwanjye, mu izina rya Yesu. Ahangaha uziyambura amagambo umuntu yakubwiye, niba ari shangazi wawe, niba ari papa wawe, niba mama wawe yarakuvumye, urabizi hari ijambo ribi yakwatuyeho, uzavuga ati mu izina rya Yesu, mama wanjye, papa wanjye, nyirasenge wanjye yambwiye gutya na gutya, umuntu dukorana yambwiye gutya na gutya, mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo yambwiye, uyu mwanda yansize,
iri jambo nditesha agaciro mu izina rya Yesu, kuko handitswe ngo nzaba umugisha mu mudugudu mbone n'umugisha mu murima. Uvuga iryo jambo yakubwiye uhita urivuguruza ijambo ry'Imana. Uko niko bagenda basenya karande, gusengera mu ijambo ry'Imana. Irindi jambo rya gatandatu, kwiyambura imivumo y'uburwayi ndetse n'urupfu rutuma abantu bakenyuka. Zaburi 118:17, ntabwo tuzapfa tuzarama, dutekereza abantu imirimo Uwiteka ageze gute yakoze. Yesaya 53:5 naho uzasome. Haleluya. Uzavuga ati mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Yesu yabaye ku musaraba ku bwanjye ngo nyizwe imivumo, ngo nyire indwara iz'abadayimoni kandi mpahabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kubw'iyo mpamvu nciye umuvumo wose w'uburwayi, impanuka, gukenyuka, impfu zidasobanutse mu izina rya Yesu. Ndaziciye, ndazisenye, nkuyeho iyo mivumo nifashishije urupfu rwa Yesu Kristo ndetse no kuzuka kwe. Umubiri wanjye ni ingoro y'Umwuka Wera. Ubugingo bwa Kristo buri muri njyewe. Sinzakenyuka, nta byago bidasanzwe bizangeraho. Nciye imivumo yose y'uburwayi n'urupfu ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Amen. Urupfu tuba tuvuga hano ni kwa gupfa imyaka 20, 19, 40, kwa gupfa bidasobanutse Satani akaba kwibye. Ikindi kintu gikomeye, kwiyambura imivumo n'iminyururu y'umwijima. Haleluya. Abagalatiya 3:14 nabwiye ni Yesu Kristo aducunguye imivumo ya kera n'imihango yaturegaga. Haleluya. Uzavuga ati mu izina rya Yesu ndashima Kristo ko wancunguye imivumo yandegaga ukayibamba ku musaraba. Ndahamya ko mu izina rya Yesu Kristo wampinduye kuba umugisha. Iminyururu yose y'umwijima n'imivumo yose irandurwe ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Ndi umunyamugisha, ndi umukozi w'Imana, nzajya mpirwa ubuzima bwanjye bwose mu izina rya Yesu. Amen. N'andi masengesho menshi agiye atandukanye bitewe n'icyo uri gusengera, ariko ugenda wifashisha ijambo ry'Imana. Aya magambo uzajya uvuga ufite kwizera gukomeye cyane. Haleluya. Ubihamye nk'umuntu uri mu rukiko, ukuntu avuga neza afite icyizere yuko agomba gutsinda cyangwa se ashaka gutsinda, niko nawe uzajya uvuga aya magambo. Haleluya. Ugenda uvanga no gushima Imana, uvuga ati Imana ndagushimye ko umbohoye, Imana ndagushimye ko unkuyeho karande, Imana ndagushimye ko usenye iki kintu cyangendagaho, Imana ndagushimye ko umvanyeho uyu muvumo, Imana ndagushimye ko umvanyeho aya masezerano mabi. Mwabyumvisha ukuntu barayamaje barimo gusenga kugira ngo Imana ibahindurire izina bagasenga Imana. Nawe winjire mu masengesho. Iki ni ikintu gikomeye. Amasengesho yo kwiriza ubusa nayo ajya afasha umuntu gusenya karande. Iki ni ikintu gikomeye, ikintu cyo gukorera Imana. Ikintu cyo gukorera Imana, ufasha abantu, utanga mu nzu y'Imana cyangwa se mu murimo w'Imana, nabyo bisenya karande, cyane cyane zigakuraho ibitambo biba byaragiye bitangwa kwa nyabingi cyangwa se mu bitambo by'umwijima. Bajyaga kuraguza bagatanga inka, ababagaga inka bakamena amaraso bagatambira Satani. Iyo ukoreye Imana rero ugatanga mu murimo w'Imana, ukatura ko ibyo bintu bisenye ibyagiye bikorwa mu miryango yanyu, wone ubiziho amakuru, nabyo birafasha. Nibyo bita ibitambo by'umwijima. Twebwe igitambo dufite ni igitambo cy'amaraso Yesu Kristo, nicyo kibangamira ibyo bitambo byose. Ariko biravuga ngo imirimo y'abera izibukwa. Ushobora no gukora iyo mirimo hanyuma ikaburizamo ya mirimo yose y'umwijima. Nabyo birakora mu isi y'umwuka. Iyo utanze amafaranga yawe mu bapfumu, uba utazi umutungo wawe kwa Satani.
cyangwa se iyo babikoze baba barataze imitungo kwa Satani. Ariko iyo utanze mu nzu y'Imana, mu murimo w'Imana, uba ubaka ubwami bw'Imana cyangwa se ubutanga mu murimo w'Imana. Niyo magambo Yesu avuze ngo mwice ubutunzi bwanyu mu ijuru, cyangwa twice ubutunzi bwacu mu ijuru, aho abajura, inyatsi bidashobora kuba byagera. Imana rero ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngaho subiramo aya magambo ngusengera. Vuga Mwami Yesu, ndagushimira uyu munsi umpaye, ndagushimye ko unyigishije kumenya bino bintu. Niteguye kubohoka ku mivumo yose yabohaga ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndatangaza ko nta nkurikizi zose z'imyuka yo kwihorera zigenda mu miryango, zigenda mu maraso, zigifite ububasha ku buzima bwanjye mu izina rya Yesu. Naraguzwe, naracunguwe n'amaraso ya Yesu. Buri nzandiko zose, buri karande zose, ibyagengaga umuryango wanjye, ndabyiyambuye burundu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Reka ngusengere. Mana yampamagaye gukora uyu murimo, ndasengera uyu mushiki wacu, uyu mwene data. Randura imivumo, randura karande, randura inkurikizi, randura inzitizi, randura ibyabangamiraga ubuzima bwe, randura uruzerero, randura imyuka yo kutubaka, randura imbaraga zo mwishe zo kudashaka, randura ibyafashe urubyara abuzukuru mu izina rya Yesu Kristo bikomoka mu miryango ya kera, ibiza mu nzozi, imyuka y'abapfuye imusubiza inyuma, imyuka imutoteza. Ndi gusenga ndategetse bino bicaniro birekura ubwoko bw'Imana. Imuteza indwara za diabete, imivuduko, za sinezite, ibicuri, ibisazi, ubugumba, indwara zitandukanye za kanseri. Ndi gusenga ndategeka ko ibi bicaniro, ibi birwara by'imiryango bya karande bidashira, birekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wa ndwara wabibembewe bya Gehazi byafasha abuzukuru, bigafata abuzukuruza, bigafata ubuvivi, icyo gisekuruza cya kane, ndategetse ibyo bisekuruza byose birandurwa ku buzima bwawe. Iyo myuka ikomoka mu byaha bagiye bakorera Imana, bikarakaza Imana, Satani akabyuriraho kubiryoza no kubibaza abuzukuruza n'abana, ndategetse mu izina rya Yesu Kristo wabicaniro weranduka ku buzima bwacu. Imyuka gutatera imbere, imyuka y'inyatsi, imyuka yo guhora hasi gusa nitujye hejuru, imyuka yo gutotezwa, guha amadeni tukaguza abantu gusa nituguriza amahanga. Wa muvumo we ndagusenye muri risengesho mu izina rya Yesu Kristo. Reka uri murahinduka umugisha, ibiganza bye ndabisengeye bizakorere imigisha, bizakorere imigisha, ibirenge bye bizinjira ahantu hagiye kuzana inyungu mu izina rya Yesu Kristo. Wateze indege karande zigatega indege, wafashe imodoka zigafata imodoka mu izina rya Yesu Kristo. Izo karande wo muvumo nucike muri risengesho. Ndasenya ikiraro cy'imivumo yateraguye mwene data, abadayimoni bambukiragaho bamufata bamurwanya, ndagisenye gicike mu izina rya Yesu Kristo. Ko gicitse niko nciye umuvumo, niko nciye karande, niko nciye inkurikizi, niko nciye indwara, niko nciye inzitizi, niko nciye inzandiko zamuregaga mu izina rya Yesu Kristo, zo kubyara ibitsina bimwe, zo kutabyara, zo gupfusha, z'ubumuga. Izo karande z'ubumuga ndazisenya. Mwuka w'ubuhumyi, mwuka wo gushaka akarongora undi, ugusaba akarongora undi, mwuka wo kubaka inzu ntuyitahe, mwuka wo kwiga ntubone inyungu yo kwiga, ndasenya izo karande mu izina la posha toze mena fode Yesu Kristo afuye akazuka. Iyo mivumo ndayisenye yo kwiga ntubone akazi, iyo mivumo ndayisenye iyo abantu bagiye bakwaturaho, ndayisenye iyikomye gusa ikituma ikaza bitewe n'inkurikizo y'imiryango n'ibyaha byakozwe, ndayisenye ku buzima bwa mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Receive your deliverance and healing from today. You are free in the name of Jesus Christ. Urabohowe uhereye umunsi ku mbaraga z'amaraso Yesu Kristo afuye akazuka. Urabohowe, akira deliverance, akira kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Myuka sogokuruza wawe, myuka sogokuru, myuka yose y'ababyeyi ibyo bagiye bagendera mu bibi, myuka y'abene wacu, abo tuva indimwe, abagutongera, bakurwanya, bakuruga mu izina rya Yesu Kristo, byose turabisenye mu izina rya Yesu. Akira kubohoka ibyagufatiye abana, mwuka w'ubusinzi, mwuka wose w'uruzerero, mwuka w'ubwenge, akira kubohoka we n'umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Urakoze Uwiteka, ndagushimye kuri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera mu izina rya Yesu. Amen.
nzi ko ariho ntacyo nzatinya, ejo hanjye harashinganye mu maboko ye, amfitiye ubuzima kuva none n'iteka ryose, nzi ko ariho. Haleluya. Imana ikurinde, Imana ikugire neza, Imana ikwambika imbaraga, Imana ikuneshereze, Imana ikwicire karande n'imivumo mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Nitwa Evangeliste Gakuru Fabrice, umunyamasengesho nkaba ndi n'umuvugabutumwa. Ncuje abantu bari mu bihugu bya Dubai, ibihugu by'Abarabu, bya Oman, by'Abasilamu, abantu bari mu Bubiligi, muri Canada, Australia, Belgium, niho mu Bubiligi n'ubundi, mu Burundi, mu Rwanda, mu Uganda, muri Kenya. I greet you in the name of Jesus Christ. Mukomeze musenge muri imbere y'Imana, tuzanesha mu izina Yesu. Tuzanesha ni dusaba kuko Imana igitwumvira. Tuzanesha nidusaba, nidusenga Imana izatwumvira. Imana ibaha umugisha. Niba iyi video hari ikintu kufashije kuza ku mutima, isharinge wiha n'abandi kugira ngo bige se karande niki. Apana kugendera mu kigare, sivyo? Apana kugendera mu kigare. Ikindi kintu cya kabiri gikomeye, ukande subscribe n'udukurikira ari ubwa mbere, ukande wangaho handitse like kugira ngo video igere ku bantu benshi, ugaragaze ko wayikunze. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ese ibintu tubwigisha, ibintu tuvuga ni by'ukuri cyangwa twaravangiwe? Ujye muduha feedback, mutubwire ese ibintu tuvuga twaravangiwe ni by'ukuri, ese bimeze bite, mubyakira gute, bibona muti? Kandi Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kujya mudusengera kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kwaguka kandi urusheho kugera ku bantu benshi, ubagirire umumaro. Tusabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Shalom.